Amahoro y'Imana nabane namwe mwe mu nshuti mukomeje gukurikirana gahunda zitandukanye za Family TV. Uyu ni umwanya mwiza tugenda tubagezaho ikiganiro cyitwa Birashoboka. Ni ikiganiro tugenda tuganira n'abantu batandukanye, abantu mwagiye mumenyera mu bikorwa bitandukanye, hanyuma bakagenda badusangiza ku bijyanye n'urugendo rwabo rwa buri munsi, kugeza aho bageze ku rwo rwego tubabona kuri uyu munsi. Ndi Prince Shumbushero baba bategura iki kiganiro kandi nkomeza kubashimira uburyo mugenda mutuba hafi ndetse muduha n'ibitekerezo byinshi bitandukanye. Wakwibaza ngo uyu munsi turi kumwe n'andi mutumirwa w'uyu munsi nta wundi yitwa Tonzi, niwe tugiye kubana. Mwagiye mumenya mu ndirimbo zitandukanye, ariko burya si ukuririmba gusa, nyuma yo kuririmba hari n'ibindi bikorwa bitandukanye agenda akora. Tonzi tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Hanyuma ku muntu ushobora kuba abonye Tonzi bwa mbere cyangwa se ashobora kuba yarajya no kubona n'ahantu henshi hatandukanye mu ndirimbo, cyangwa kumva n'izina Tonzi, uwo muntu wagerageza ukamunyuriramo donc akamenya Tonzi nyirizina uwo ari we. Murakoze. Tonzi amazina yanjye ni Uwitonze Clementine, izina ry'ubuhanzi ni Tonzi. Nkaba ndi umudamu, ndubatse, mfite abana b'abakobwa babiri ndetse n'umutwaro umwe. Nkaba ndi umuhanzi uri mu ndirimbo zihimbaza Imana, nkaba ndi rwiyemezamirimo, nkaba nkunda Imana, nkaba nkunda abantu, nkaba nkunda kuba mu bihe byiza ndetse n'abantu, nkaba ndi rwiyemezamirimo mu bintu bitandukanye, yaba ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa bifasha sosiyete kwiyubaka muri rusange. Wow, ni Tonzi turi kumwe rero. Hari ubwo abantu batekereza ko abahanzi baririmba indirimbo zihimbaza Imana nta bindi bikorwa bashobora gukora, ariko ikiganiro cyitwa Birashoboka. Donc igisubizo cya mbere turagenda tugisubiza ko umuhanzi ashobora kuririmba ariko akaba yaba na rwiyemezamirimo. Yego. Birashoboka. Birashoboka. Tonzi turi kumwe agiye kugenda twereka uburyo bishoboka, kugira ngo n'umuntu utekereza kuba yaba umuhanzi none ntatekereze ko azaba umuhanzi ngo abe mu rusengero gusa, akore n'ibindi. Tonzi ni umubyeyi, birashoboka ko waba umuhanzi ukaba rwiyemezamirimo ukaba umubyeyi n'izindi nshingano zitandukanye. Byose rero turagenda tubigarukaho. Wenda wahereye kuvuga ko uri umuhanzi ariko ukaba no mu rwiyemezamirimo. Sinzi uburyo wahereza ishusho nyirizina ry'abantu ibyo bintu, umubyeyi, ishusho nyirizina yo kuba Tonzi ari umubyeyi, ishusho nyirizina yo kuba Tonzi ari rwiyemezamirimo ndetse akaba ari n'umuhanzi kazi nyarwanda dukunda cyane. Murakoze. Navuga ngo wenda icyo naheraho n'ubuhanzi kuko nibwo nisanzemo, nagiriwe ubuntu bwo kuvukira mu muryango wa Gikristo. Namenye ubwenge ku myaka 5 nibyo wenda nibuka ndirimba mu rusengero, muri twa dukorari tw'abana. Impano yanjye nyine igenda igaragara mu makompetisiyo batanga mu rusengero cyangwa se amarushanwa, kuri abavuga amasomo muri Bibiliya, uturirimbo kuri umwana dufata vuba. So urumva rero ibihembo ninjye wabyegukanaga ahubwo wambere bakaduhemba twadutabo nyine tw'inkuru za ba Yosefu, mbese n'udutabo nk'utwo twashishikariza abana gukomeza gukunda ijambo ry'Imana. Rero nza kwisanga muri iyo korari, ngira ngo wenda ku bakristo wenda hari ibyo bita ishuri ryo kwisabato mu itorero ry'Abadventiste, hakaba na ekodime wenda ku basenga ku munsi wo ku cyumweru. Rero aho niho abana kenshi bakristo bakunda kugaragariza impano zabo. Navuga rero ngo njya mu mashuri abanza niho nyine habaga ikizamini cya muzika, ugasanga nyine ya manota nyine nta wayandushaga. No mu kigo nsanga kwakunda barimo bari muri recreation cyangwa se muri cya kiruhuko, ugasanga barampamagara ngo ngwino uririmbe, ngo kakaririmbo waririmbye. Donc nza gusanga karirimbira abarimu no mu ishuri, ugasanga hakundi haba habayemo nk'agapoze cyangwa se akaruhuko, ugasanga buri gihe n'abanyeshuri barambwira ngo njye kuririmba kuko nigaga ku kigo cy'Abadventiste kuri primaire de Kagasunzu. Hanyuma nyine nza kwisanga ko uko nkura irangamuntu yanjye mu bantu no kuririmba bikomeza bikura. Ndangiza primaire, ariko ntararangiza primaire hari korari yari komeye cyane twaga Maranatha. Ni ukuvuga ngo bando Christ cyane agiye kurimbamo niga mu mashuri abanza, kandi harimbagamo abantu muri secondaire. Urumva ko rero ni ibintu byagaragaraga cyane yakoraga. Ubwo rero urumva kuririmbana n'abantu muri secondaire bamagarika ku ntebe ntera indirimbo. Mu bihe byiza nibuka cyane nuko ntabwo nashaka kurangiza kuririmba ntafite gift cyangwa se bya bintu abantu bampereza amafaranga, bampereza utubombo, bamfelicita. So no kuvuga ngo nza gusanga hari ubuntu Imana yangiriye bwo kuba mfite icyo kintu, atari wenda kuvuga ngo nijwi rihamba, ariko ufite bwa buntu bw'Imana bukuriyo kuri ya mpano ituma hari
communication cyangwa se hari uguhuza imitima iyo ndi kuririmba ndetse no kuririmbira Imana ndetse n'abanyumva bigenda bikora no muri secondaire byarakomeje nkakomeza nyine bizamuka urumva nibwo yaratangiye kuza ama studio gukora album ariko wenda mbere gato nuko nabashe muri akorari y'abana naje kugira ubuntu bwo kwitoza ndi mutoya kuko concert ya mbere nayikoze muri 1993 urumva 1993 rero ni ibintu byari byiza cyane muri Saint André ni image nziza gusa ikimbabaza nuko ntari chive kubera amateka tuzi ya genocide yakorewe abatutsi ni ikintu nyine mba numva ari ikintu gihambaye aho nabashije gukora indirimbo ya mbere muri studio muri 1992 donc ruvuga ngo iyo ndebye myaka yose ishize kari 92 wakoze wenyine indirimbo ya mbere apana kuvuga ngo uri gukora muri zakora yanjye solo ya mbere 92 so no kuvuga ngo iyo ndebye kariyeri yanjye nkageza n'ubu nshima Imana cyane urumva rero na secondaire ndirimba no mu makora atandukanye ndarangiza urumva maranata ndangiza secondaire njya mu yitwaga Patmos ndetse n'indi groupe yitwaga Victory ariko narimbye naje no kujya gato muri Ecole Adventiste de Gitwe naho ndirimba muri New Singers ndirimba mu cyo wizuba nyuma nza kuzamuka aho ndangije amashuri mbasha kugenda nitabira ibikorwa bitandukanye ntumirwa hanze y'igihugu nyuma rero haza kuvamo n'akakazi noneho muri 2005 numva itangazamakuru rije nakoze kuri radio haje nizi societe zitumanaho naho nkagenda nkora ama publicité nkagenda nkora ama jingle donc ntangira no gukora business muri ubwo buryo secondaire rangira université naho impano yanjye nyiri komeza kugaragara hanyuma rero nza gufata noneho ngenda njya no muri za The Sisters Ijwi Family n'abandi bahanzi batandukanye none mbasha gutangira gukora album yanjye navuga ngo kariyeri yanjye solo nayitangiye muri 2006 na 7 ko album yanjye ya mbere nayisohoye muri 2008 ariko mbere yaho nagendaga nkora ama concert ko ndibuka ko muri 2007 naje gukora concert ikomeye ni bwa mbere urumva ya myumvire nyine yo mu dini kumva umuhanzi ugiye gukora concert muri hotel donc byari ibintu bitanyoroheye ariko kwera ikintu Imana baragushyizemo kirakubyiga donc kiraguturitsa nyine ugakora ibintu nawe utibazaga ko wakora ariko bigenda biba Imana igenda ingirira neza bigenda bizamuka ubwo niko nakomeje gukora akazi k'itangazamakuru mbifatanyije no kwiga nyuma ndarangiza nkora mu bigo bitandukanye by'abantu bari privé nyuma ndakomeza noneho mbasha no Imana ibasha no kumutware noneho turakorana muri company yacu Alpha Entertainment noneho na nyuma y'ubuhanzi nakoze ibintu by'ubugeni kuko ni impano mama yari afite ibintu byo kwambika abageni ibintu bitanu ibyo byose narabikoze hanyuma Imana ikira ku mutima noneho nyuma y'ibyo byose byavuga butumwa noneho kurishyira noneho mu buzima bw'abantu cyane cyane ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo mugende mubwirize mugende mwamamaza inkuru nziza ibyo rero Imana inyorienta noneho inkira mu murongo noneho kwita ku bana bafite ubumuga ariko noneho mu buryo bwo kubavana mu bwigunge biciye mu mpano konza agaciro k'impano abo bana rero nibo mbana nabo muri organisation twabirashoboka dufatanyije kugeza na n'uyu munsi wow Tonzi agiye anyuramo mu nshamake reka tubyite mu nshamake kuko turagenda tubigarukaho akantu ko kandi tugenda twibaza ese ibi Tonzi yagiye avuga birashoboka ko umuntu yabikora birashoboka ko nundi yabigerageza kuko nk'iki kiganiro hari abana bakiri batoya badukurikiye ariko mu by'ukuri bashobora kureba Tonzi yaba ari nko mu buzima runaka akaba yakomera kubera amagambo ashobora kuba yakuye kuri Tonzi ese Tonzi muri urugendo rwawe wakoze urumva nko muri 92 utangira kuririmba ashize imyaka myinshi cyane 20 hafi n'itandatu hari abandi bana bagenda baririmba nabo ariko bagahura n'imbogamizi zitandukanye ese Tonzi we muri icyo gihe waririmbaga nta mbogamizi zitandukanye wagiye uhura nazo zikaba zaguca intege kugira ngo uhagarare wenda turahera ku kijyanye no kuririmba ko mu by'ukuri niyo fondation nyirizina ya Tonzi niyo fondation ya Tonzi kuzamuka kose byaturutse aho ngo mu kuririmba nta mbogamizi zisa naho zagiye zikugeraho ukavuga ati reka mbyihorere burabyo bishoboka kuba atari ibyanjye we nta byajya bikubaho ku buryo umuntu nawe ashobora kuba yahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo ariko agakomera akavuga ngo na Tonzi yahuye nabyo reka nkomere nanjye haraho nagera urakoze imbogamizi zo ntizabura ariko nta mbogamizi yambuza kuririmba kuko byagiye biba bitandukanye urabizi mu buzima busanzwe bwa buri munsi no mu zindi secteurs zitandukanye ntago wabura ibiguhinyuza
ariko ndashimana ko yagibana nanjye cyane cyane wenda nk'imbogamizi nge navuga muri kariyeri nahuriyemo cyane n'iy'imyumvire imyumvire y'amadini kuko burya Imana iguhaye impano nta mupaka yo ishyiraho kuko yakubwira ngo mugende muhumuriza abantu banje mugende mukundane mugende ntago Imana igeze ivuga ngo mugende mukunde ababa Nyabugogo cyangwa baba Gasyata cyangwa yavuze mukunda abantu banje donc mucamake mugende mubirize bose apana mu idini barizwa voilà gusa kugira adresse si bibi ariko adresse nje nyifata nka umuryango uboneramo imbaraga kugira ngo ubashe noneho kujya mu murwa ufite imbaraga ariko ntago numva ari ikintu cyaza ahubwo ntandukanya n'umuhamagaro wanje ku bantu aba cyangwa abandi aho rero niho byagiye mpuramo n'ibibazo bitandukanye cyase nkabona n'ama invitation atandukanye ajyanye n'umuhamagaro wanje ari ugasanga nyine uratinzwa n'impusa n'ibintu bitandukanye kuba bitumvikana kuririmbana n'umuntu wenda mutari mu idini rimwe kandi nkumva nje umuhamagaro wanje uranyemerera gukorana nawe so noneho nagenda mbyanariza ngasanga mu baririmbyi niho harimo ihohoterwa ahubwo niba abantu dukorana umuganda niba abantu ducuruzanya mu isoko niba abantu dukorana muri business zisanzwe byagera mu ivuga ubutumwa tugatandukana niba abantu dushaka kubana mu gipangu niba dushaka kubana nk'abavandimwe ariko byagera mu murimo w'Imana kugira ngo ahubwo ariho dukorana cyane ko ariho hantu hari ubwishingizi nyabwo ahubwo tugatandukana ndavuga se nta nyungu z'abantu zaba zirimo nuko nagiye mbyanariza cyane cyane nk'umwana no wanavukiye mu idini cyane nza gushyira ingufu cyane mu ijambo ry'Imana kugira ngo bari ryo rishingamo imizi cyane kurusha wenda se cyo bakwita kanoni za kanisa nubwo nazo ari nziza ni byiza kugira discipline cyangwa kugira umurongo ngenderwaho ariko atari umurongo nanone kuko iyo mirongo yishyirwaho ntabwo wenda nta muntu ubuzi wenda ko Imana izaguhamagara cyangwa se uburyo izagukoresha hari gihe rero uzura umuntu wenda utandukanye n'ibiriho tuzi no mu ijambo ry'Imana ko abantu bagiye bakora ibintu bidasanzwe tuzi ba Daniel hari tegeko rivuga ngo ntimukagire gutya mukajya ba Yosefu ariko kubera nyine umuhamagaro bariho nyine ugasanga hari aho biba ngombwa yuko upasura Tonzi arakoze cyane hano umuntu ashobora kibaza se Tonzi mu by'ukuri hari uburyo abantu baririmbaga wenda turasubiza akabazo ka mbere kavuga ngo nk'abakristo birashoboka ko umuntu ashobora kuba barizwa mu itorero runaka ariko akavuga n'ubutumwa hanze y'itorero barizwamo birashoboka ubu birashoboka hari aho bidashobokera aho kuri njye byarashobotse ariko muri rusange turebye muri rusange nge nshima Imana ko turi mu bantu bafashe risk bakeya donc kuvuga ngo kuko udafite ubureberaho donc ukavuga uti igisasu ndakiyambitse ngiye gukora ikintu iki ariko kubw'impamvu z'urukundo kuko burya kumvira ni byiza ariko hari gihe ni nka wa mwana uvukira mu muryango nk'umubyeyi akakubwira ati ndashaka kuzaba mwarimu ariko wowe mu buzima bwawe ntabwo ukumva ufite ikindi cyerekezo kuko umubyeyi hari aho agera hari naho Imana igera rero muri kwa kuvuga se uvuga ngo umwana yabwira umubyeyi ati ni ukuri ntabwo numva nshaka kuba mwarimu ngewe hari icyo niyumvamo iyo habayeho urukundo wa mubyari igihe avuga ati wa mwana wa mugani wasanga ibyo mubwira gukora atari byo bitewe nawe na zambuto wera kuko tuba tugomba kumvira ababyeyi cyangwa se n'abantu badufite mu nshingano ariko byose ni communication n'uburyo witwara n'uburyo wumvisha kuko ndanabishima Imana ko nagiye mparanira ibyo bintu wenda by'impinduka kandi nkabyitwaramo neza n'abayobozi banjye bakabona yuko kuko nari muri wa murongo mwiza ase Tonzi wenda ako tukavugaho ikintu ako twasa naho twakwita kanyuma nkawe wanyuze muri urwo rugendo kandi ubona rugoye ubwo bamwe babonaga ko bidashoboka yuko umuntu ashobora gukora no hanze y'itorero abarizwamo ariko kuri ubu ngubu uri umuntu wo gusubiza ko bishoboka ubona nyirizina ikintu gishobora kuba cyafasha umuntu kuba yakorera muri uwo murongo kandi agatanga umusaruro ubundi ubona ari iki cyajya imbere cyane cyane umuntu ashobora kwitwaza nk'intwaro icya mbere ni ukugendera mu ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo spread nyanyagiza iyo rero umubibyi cyangwa se Imana ikurimo utayinyanyagije kuko uyu munsi ntago mba nzi umugisha wanjye umuntu uzafasha cyangwa se uzaturukaho cyane cyane ko ijambo ry'Imana ntago ari twe turifitiye control ntago ari twebwe turigenga vuga ngo Imana idushyiramo wa muhamagaro twebwe icyo dushinzwe gukora ni ugusohoza hanyuma kusakaza cyangwa se kwemeza abantu ni Imana no kuvuga ngo rero nta limite wakagombye kugira mu kwamamaza inkuru nze cyangwa se mu gukunda abantu cyangwa se mu gukora ibikorwa byiza rero ndanabishimira Imana kubona ko kuri iki gihe abantu barakorana amatorero arakorana ni byiza kuko
uyu munsi ntabwo ubuze umugisha waho uzaturuka, ntabwo uba ukwiye kwirimita kuko n'Imana yacu nta mipaka yashyize. Niyo mpamvu Imana ngo yaremye isanzure irema, niba ari umwana w'Imana ugomba gusa na so. Imana yacu ni nini, ni ngari, ni ukuvuga ngo rero bya bintu idushyiramo natwe biraturenga, kuko uyu munsi Imana burya hajya yavuga ngo ahari ihishurirwa haba n'ubushobozi. Ni ukuvuga ngo Imana iguhaye vision, iguha na provision. Rero icyo nicyo kintu gituma, kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo utizera ntazi Imana. Uvuga ngo rero kwizera ni ibintu biri crazy, ni ibintu birenze. Uyu munsi ukabyuka uvuga uti ngiye gushinga ukora iduka, utavuganye n'umuntu n'umwe. Donc Imana tuyibonera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uvuga ngo rero iyo uri umuntu uri ambassador cyangwa se uri umuntu ambassadeur w'Imana, donc w'ijuru, cyangwa se umuntu ufite ubwa butumwa bwiza, uvuga ngo ntago ubuzi wabugenewe, ni Imana ibimuzi. Ntago rero ugomba gushyiraho imipaka ku bantu b'Imana mu buzima bwawe. Wow, Nitonzi turi kumwe rero, akaba ari umuhanzikazi muzi mwese, umuhanzikazi nyarwanda, hanyuma akaba ari afite n'umushinga cyangwa se organisation yitwa Birashoboka Twese Dufatanyije. Yego. Hanyuma akaba ari n'umunyamideli n'ibindi byinshi turugende tugarukaho, ariko by'umwihariko ikibanza mbere ni umuhanzi, kuko nicyo twahereyeho. Ibi byose byaje bisa naho bigiye kunganira kuba ari umuhanzikazi. Hanyuma Tonzi, umuntu ashobora kwibaza muri rusange, wenda ntidufate gospel gusa, ariko dufate hari mu kuzamuka mu mashuri yawe, hari ubwo abana rimwe na rimwe ashobora kwinjira mu bintu bijyanye no kuririmba cyane kandi akanabikunda, urumva aho wabigaragayemo cyane uri no mu mashuri ugenda uzamuka, ariko rimwe na rimwe ababyeyi bakavuga ati mwana wanjye bwo wagiye muri iyi nzira ushobora kuba amashuri ugiye kuyareka. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba umuhanzi kandi akaba yanakwiga n'amasomo ye ya buri munsi kandi bigashoboka? Birashoboka cyane, birashoboka. Byose ni discipline, no kugira nyine wa muryango ubamo. Ngiye nakubwiye ko ku giti cyanjye cyamfashije ni uwo muryango nakuriyemo, umfasha kandi unshyira mu murongo neza. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu aririmba buri mwanya. Ni ukuvuga ngo n'ubundi mu buzima busanzwe ushobora no kutaririmba cyangwa ukina umupira cyangwa se ufite indi mpano runaka, ariko ikintu cya mbere ni cya kintu cya mbere wiyumvamo, ahanini usanga ari rwo rufunguzo. Njya nkunda kuvuga ngo buri muntu wese Imana yazanye ku isi yamuhaye urufunguzo nge ndubona nk'impano. Impano ni ikintu Imana ihera abantu bose ubuntu, kuko ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kuzana ku isi itaguhaye package cyangwa itaguhaye igishoro cyangwa se ikintu uzakoresha kugira ngo ubeho. Niyo mpamvu uyu munsi hari abanyamakuru, hakaba hari undi wabijyamo bikanga, hakaba ari ugenda agakina futu akidiste. Ni ukuvuga ngo niyo ministeri iri. Rero ni ukuvuga ngo nawe niba wiyumva mu buhanzi, ni ukuvuga ngo hari amahame agendanye nabyo uba ugomba gukurikiza. Ntabwo rero urubyiruko ahubwo ukwiye kuba warabashije kubona ko hari ikintu kikuriho, ugomba kugisigasira cyane, ahubwo ukagikora neza, ukanagira za nama. Ariko nanone ntibikubuze, kuko hari base dukenera. Kwiga ni ibintu umuntu wese akenera, kuko ukeneye ubumenyi, ukeneye ubumenyi bw'ibanze. Ariko wenda hari igihe usanga umuntu atandukira cyane, kuko kenshi nko muri bihugu bya Afrika kenshi umuntu avuga ati, hari nk'abahanzi benshi bavuga ati amashuri nataye niga vraiment, kuko urareba ugasanga wenda nk'umuntu yize economy uyu munsi wenda akaba ari umukomediye cyangwa se ni kuvuga ngo biba byiza, byari kuba byiza cyane yampani kugaragayeho, ahubwo ukabona ibiyunganira, kuko mu buzima ntago ubuzi igihe uzamara ku isi. Uvuga ngo rero ni byiza kugendera muri purpose yawe cyangwa se mu cyerekezo kijyanye n'ibyo ushoboye. Ariko kenshi usanga hari ukuntu wenda umubyeyi kwera rwa rukundo ufitiye umwana cyangwa se ibyashyaka, we ufite ukuntu wamudesigninze cyangwa se wamuri ukavuga uti umwana wanjye w'umuhungu byanze bikuza agomba kuzaba docteur. None umwana we agakura yumva azaba umu informaticien. Uri kumva hazayeho ya conflit y'umubyeyi n'Imana n'umwana. Ni ukuvuga ngo umubyeyi akwiye gusenga agasaba Imana kumuhishirirwa kuri wa mwana, kuko abana ntago ari abacu, ni impano z'Imana kuri twebwe. Yanshingana Imana duha zo kurera abana tukayumva cyane, kugira ngo tubashe kumva ijwi ry'Imana kuri wa muhamagari duha nk'ababyeyi kuri ba bana, kugira ngo tubashe kubashyira muri cya cyerekezo Imana yifuza ko bazabacyo. Kuko uyu munsi dufite intumwa, umunsi tuba tuvuga intumwa zagiye zikoreshwa iby'ubutwari. Ni ukuvuga ngo niho Imana yabahamagariye gukora. Rero umubyeyi ntago ndiho kugira ngo mbangamire abana banjye, ahubwo ndiho kugira ngo nsohoze icyo Imana yashyize mu bana banjye kugira ngo bakigendemo neza. Arakoze. Iyi ni na message ikomeye ubuhaye ababyeyi, message ikomeye kugira ngo umubyeyi nanone ajya kurikirana umwana, amenya ati se umwana wanjye ubuzima umunsi ku wundi burya ibana nawe birashoboka ko wanamenya icyo azaba cyo, nabyo birashoboka. Erega ijambo ry'Imana nuko ravuga ngo toza umwana inzira
akwiriye kunyura make ari muto ngo azarinda asaza. Vuga ngo Imana yaduhaye kataloge y'ikiremwa muntu ni ijambo ry'Imana. Vuga ngo ntabwo ushobora kurerera muri iyi si utagendera ku mahame y'ijambo ry'Imana, bizakunanira kuko hari aho imbaraga zacu ko natwe ubwacu twararemwe, nanjye ubwanjye hari ibyo nkishakamo. Vuga ngo uyu munsi rero ni ukuvuga ngo n'umuntu yagiye gukora igikoresho runaka ashyiraho kataloge ivuga ngo hano nibikunanira uragenza gutya. Vuga ngo umubyeyi udakonekta n'Imana ntabwo byoroshye kuba warerera muri iyi si. Wow. Hanyuma wenda reka tugaruke ku ruhande rw'uyu mwana. Uyu mwana donc ubu turi kuvuga kuri Tonzi, ariko kiragiye nyine nawe iryo zina niryo witwaga. Ariko twibaze kuri uyu mwana nanone nawe uri gufatanya kwiga ndetse no kuba yaba umuhanzi cyangwa se akaba umuririmbyi. Mukanya tuvuze ku babyeyi, wenda turebye ku nshingano z'ababyeyi. Ese uyu mwana we ni icyo asabwa kugira ngo bya bintu nanone byose abitwarire rimwe kandi bigere ku rwego abantu bashobora kuba bamwigiraho, kuko Tonzi ubu ngubu uri umuntu wo kwigirwaho kandi izo nzira waziciyemo. Donc nk'umuntu waciye muri izo nzira, ni iki uyu mwana wasabwa? Uwo mwana rero ikintu cya mbere mvuga, burya ikintu cya kimeza, ikintu kiri naturel nta ngaruka mbi gitera. Wibaho ubu hariho conflit yo kuvuga ngo hari umwana wenda ukura ambona agahita ashaka kuba nge uwo ndiwe kano kanya. Vuga ngo wa mwana we rero umvira ijwi ry'Imana rikurimo, gira aho uhera. Kuko abahanzi bumva ko kuba umuhanzi no kujya muri studio ngakora igihangano. Hera muri za groupe ntoya, ya matsinda matubamo mu muryango niyo platform ya mbere. Kuriya uririmba abantu batakuzi mu rugo ukaririmba ukiyereka ababyeyi abaturanyi, iriya ni platform ikomeye. Hariya niho Imana igenda ikuzamurira. Uyu munsi wishaka guhita uvuga ngo ndashaka kugenda mite nzamuka nje gukora na korabona, genda buhoro buhoro, uracyari muto. Niba uba mu rusengero runaka, hera muri twa dukorari tw'abana, hera kuri utwo izo nyigisho zaba, hera kuri ibyo bintu. Bitavuze ko ari n'umwana uri avance nawe ashobora kuza nyine ari special, ariko genda nkuko imbaraga zawe zingana. Shambe baravuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana, wigenda nkuko imbaraga z'abandi zingana, genda uko imbaraga zawe zingana. No kuvuga ngo rero ibintu Imana yadushyizemo ntago ari ibintu twiforusa, ni ibintu biri naturel. Bivuga ngo nta ruhare nagize kuba ndi uwo ndi uyu munsi, ahubwo nagiye nkomeza muri wa murongo w'Imana kubw'ubuntu bwayo. Nyine nkaririmba, nkabona iyo platform mu rusengero, ku ishuri bigenda binkingurira imiryango, byatangaza amakuru iraza nditemberamo. No kuvuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana, naho ubushobozi bwawe buri, ndetse na yamburera urimo, kandi wubaha ababyeyi wumva icyo bakubwira. Wow, ngira ngo twari turi kugenda tunyura mu rugendo nyirizina rwa Tonzi ku bijyanye no kuririmba, ariko reka twinjire mu gice nyirizina kijyanye no gutangira gutekereza ibikorwa byo gukora. Tonzi uragenda uricara uravuga ngo sinaba umuhanzi gusa cyangwa se ngo ndirimbe gusa, kuba izina ryanjye ryarazamutse abantu bakabarizi birahagije, cyangwa se nabyo birafasha, ariko ntabwo nakwicara ngo mbe umuhanzi byonyine gusa. Ese Tonzi, iyo urebye ubona bishoboka ko umuntu ashobora kuba yaba umuhanzi ariko akabifatanya n'ubuzima busanzwe? Donc ntuba umuhanzi gusa uvuge ngo ngiye kujya njya muri studio ndirimbe gusa, nkore plan zo kuririmba n'ibindi. Donc ubuzima bwawe burangirire mu kuririmba gusa? Birashoboka ko umuntu yahita abijyanana n'ibindi kandi bigashoboka? Buriya rero ibintu by'Imana biratangaje. Ni ukuvuga ngo ntago nigeze nge mpitamo kuba umuhanzi, nabyisanzemo. Ni ukuvuga ngo ni organisation, ntago nigeze ngewe nicara mvuge ngo ubu nakora iki. Ahubwo Imana iratangaje, niyo iduha izo inspiration cyangwa se ibyo byiyumviro kubw'igihe cyayo mu buzima bwacu. Yo ikazi kakwemeza ko se ndi muntu kise wo kwicara ngapanga ntafite. Bivuga ngo twe abantu ni nk'igihu, ni nk'igicu, turiho ubu buzima dufite nicyo gishoro cya mbere Imana baraduhaye. Bivuga ngo rero Imana niyo itwenspira uyu munsi kuba nabyuka nkavuga nti ngiye gukora ubucuruzi, ngiye gukora gute. Bivuga ngo rero nagiriye ubuntu bwo Imana kuma igitekerezo cyo kwita kuri bano bana biciye mu bihe nanyuranyemo n'Imana. Ntabwo ari ibintu napanze, kuko sinapanze ko wenda iyi organisation yaturutse mu byago twagize mu muryango wacu bwo kubura imfura yacu. Vuga ngo ndi muri bya bihe ntago ari ibintu napanze ko nzashaka umwana agapfa. Ni urwo rugendo nyine, ni wa mugezi utemba w'icyerekezo Imana ishaka kunjyanamo. Ndi muri ibyo bihe niho iryo jwi ryaje, nibwo uwo muhamagaro wanjeho, nibwo ibyo bitekerezo byaje munibaza wa mubyeyi utwita amezi 9 agategereza umwana, agategura ibyumba, hanyuma ku munota nyuma ukabona umwana ntawe, cyangwa se umwana akaza kugira ngo havuzwe impundu, ahubwo akaza guhungabana cyangwa se kwibaza. Utangiye kujya kuvuza umwana bakakubwira bati umwana yaje afite ikibazo, uribaza nawe muri wowe icyo kintu cyateguraga kiza kiguhinyuza. Naho byatangira avuga wa mubyeyi uri kubona amashereka afite ariko atabasha konsa, wa mubyeyi
uri muri societe aho abantu bari biteguye ko agiye kubyara umwana akajya akirata akavuga ati ahubwo noneho bikaba bimuhindukiyemo navuga ngo ikigeragezo. Ariko nza gusanga burya kubana b'Imana ngo kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Hari impamvu uriya mwana bavutse, ngo ugomba kumva ijwi ry'Imana cyane ritumye ubasha kugira uriya mwana, ngo ugomba kumukunda ukamwitaho, kuko mu buzima busanzwe ntago byoroshye kuko nuvuga ngo witeguraga kuvuga ngo uyu mwana navuka ndamusiga wenda mu kwezi gutanzajya ku kazi, kuko n'uyu munsi niyo ufite umwana muzima ukabona arwaye gripe cyangwa kuvuga ngo umwana yarwaye urahungabana ukavuga uti kwa muganga byose. Ariko nibaze kuzabana n'umwana uhora kwa muganga cyangwa se utazi iherezo rye cyangwa utavuga uyu munsi nibwo tutazi ejo hazaza, ariko by'uburu uravuga uti hari plan ifite aho kukubwira ngo umwana wawe afite ubumuga nta ni ikintu rero Imana yakize ku mutima kuvuga se uriya mwana ko atabyiteye ni iki nakora nshingiye kuri rya jambo ry'Imana ngo mugende muhumuriza abantu banjye. Ni iki nakora kuri ya miryango? Ni ukuvuga rero ngo wa mwana nawe hari uburenganzira afite, nubwo muri bwa bumuga yavukanye cyangwa se afite hari icyo nawe ashoboye, kuko Imana ntabwo ishaka kwibeshya kugira ngo imureme kuriya idafite urufunguzo yamuhaye. Rero muri birashoboka dufatanyije tureba abana aho bari, kuko imiryango myinshi bibaviramo ubukene na wa mwana gusigara mu rugo. Haraba bafungirana kubera ko ubuzima nta kundi bwagenda, n'umwana udashobora gupfa kujyana ahantu hariho hose. Wa mwana rero ni iki cyakorwa kugira ngo tumuvane muri bwa bwigunge ajye mu bandi bana, abone noneho ibijyanye nuko ateye, ya special education ijyanye n'ibyo ateye. Imana ni imparya y'ishurirwa ry'impano. Impano si ikintu ni ikintu Imana iguha. Wa mwana abasha kuba yabasha kwiruka bitewe nuko ateye, wa mwana ashaka kubasha kuba yashushanya, wa mwana ashaka kuba yamenya kuririmba, wa mwana ashobora kuki twagiye gushakisha ibindi bintu birenze kandi hari icyo yifitemo. Rero muri birashoboka dufatanyije tubakura muri bwa bwigunge, ariko tureba icyo ashoboye, cya kindi ashoboye tukagishakira tukamufasha kukidevelopa cyangwa se kugikuza, kikamuviramo ubushobozi bwatuma na wa muryango we cyangwa se na wa mwana abasha kuba yakwiyubaka no mu buzima busanzwe. Tonzi rero turagenda tuganira byinshi bitandukanye, turi bwinjire neza kuri uyu muryango birashoboka dufatanyije. Urumva bifite naho bihuriye n'ikiganiro, ku kiganiro kigenda birashoboka no byose bishobokera uwizeye. Ubwo nabyo ziyongeraho birashoboka. Hanyuma wenda turagenda twibaza, turinjira nyirizina kuri uwo muryango, ugenda unatuganiriza mu by'ukuri aho uyu muryango utangiriye, ugenda ufasha n'ababyeyi bari bakurikiye iki kiganiro bashobora kuba bafite abana babana n'ubumuga, ariko bakaba batekereza ko abana bitashoboka ko hari ibindi bakora. Ako turakibikira tuze kukavagaho nyuma, ariko reka twinjire nyirizina. Tonzi, biriya bikorwa wagiye ukora itangazamakuru ahandi henshi ugenda uhaca, kandi wagiye ubikorera uri n'umuhanzi. Mu gihe kuri uyu munsi hari ushobora kwicara yakora indirimbo imwe y'umuhanzi, sinzi turabyibandaho kuko niwe muntu Imana yagize ko tubana nawe kugira ngo inspire abantu batandukanye. None n'umwana adashobora kuba yatangira nk'umuhanzi umve ko azaririmba gusa bikarangira. Mu by'ukuri urabona ko bishoboka Tonzi ko umuhanzi kuri uyu munsi yaririmba ntiyicare muri wa mwanya wo kuvuga ngo akoze indirimbo imwe abantu baramumenye naho ngaho ubuzima bwe buhagarariye gusa, ahubwo akaba yagerageza n'ibyo byose nk'uko nabajya unyuramo itangazamakuru, ugakora amajingo, ugakora ibindi bitandukanye. Birashoboka. Ikintu cya mbere mu buzima ni ukumenya icyo ushaka, ni ukugira intego, kandi kumenya ko Imana itakuzaniye ku isi kubaho udafite icyo umaze, kuko ntabwo Imana yakora iryo kosa, ahubwo ukeneye kumenya ni uhe mugambi Imana ku buzima bwanjye yandemeye. Wenda abantu Imana ntabwo yaduhamagaye kimwe, cyangwa se nta nubwo ukeneye kumera nkanjye kugira ngo ube, kuko nanjye mfite ibyanjye nawe ufite ibyawe. Ba wowe ureba umwihariko wawe, urebe icyo ushoboye abe icyo ubasha gukora kandi neza. Ikindi wenda navuga ku rubyiruko cyane, reba amahirwe ufite yo kuba ufite ubuzima bwiza, kubasha gutekereza neza, ubashe kureba ibintu bikubaka, kuko iyi si navuga ngo isi irarangaye, isi ibintu byose nyine, ariko ku isi ntuzamenya ibintu byose, ntuzagera ahantu hose, ntuzamenya n'abantu bose. Reba ibintu, reba priority y'icyo ushaka, wisanishe n'ibyo wiyumvamo, kandi ugende muri wa murongo w'ijambo ry'Imana, kuko urubyiruko rwinshi hariho wenda ikintu gikunda kuba navuga ngo kiri muri kategori y'ibisindisha cyangwa se ikintu nakwita gute, ikintu bita hit. Wenda n'iki gihe cy'imbuga nkoranyambaga, ntekereza ko ku bihugu byateye imbere bo babikoresha mu rwego rwo kwiyubaka, ariko mu rubyiruko cyane wenda generalije cyangwa kize muri rusange
utitonze byakurangaza ugata umwanya wawe, kuko hari ufite internet ufite iki, ariko ni iki uri guhitamo kureba, ni iki kiri kukwinspira gutuma ukoresha iri no koranabuhanga. Ese ntabwo ari ibiri kukurangaza, ese ntabwo ari ibiri gutuma ahubwo utakaza umurongo, cyangwa ni ibiri gutuma ahubwo ushimangira kuko muri iyi telefone cyangwa se no kuri za mudasobwa n'iki byose ni icyo ureba, ni iki kintu uha umwanya, kuko icyo uha umwanya nicyo uzasa nacyo. Nabwira rero ngo urubyiruko kuvuga ngo wakoze indirimbo ngo wahitinze ze kurusha nde, hit se ni iki? Hit ni ikintu kigufitiye akamaro, ushaka kumenywa n'abantu bose, ahubwo se abo bantu niba bakumenye biri kukumarira icyo we mu buzima, ni iki biri gutuma wibaka mu buzima bwawe, biri kugufasha kuba wagira mu buryo bwo kwiyungura ubumenyi cyangwa se mu buryo bufatika. Ese ibyo bintu biri kukwinjiriza umusaruro ubasha gutuma nawe utanga umusanzu mu muryango ubamo cyangwa muri sosiyete, kuko uyu munsi ubuzima bwacu ni umurage. Bavuga ngo uyu munsi harabaguhetse, nawe uyu munsi harabo ugomba guheka, nawe harabuzasiga bagaheka. Bavuga ngo bari abaguhetse hari ibyo bigomwe kugira ngo ubashe kurya, ubashe kwiyubaka. Nawe niba uyu munsi uriho ubasha gutekereza ufite izo mbaraga, ni ukugira ngo nawe ukorere abandi. Rero ntabwo uriho kugira ngo wiyemere ku bantu cyangwa se wumve ko wabakandagiye. Ubuzima ni abantu, rubyiruko, ubuzima ni abantu, ubuzima ni ukubana neza n'abantu, ubuzima ni ukugira umumaro mu bantu. Ntabwo ubuzima ari ukuba ahantu. Njya mbona hari n'abakora interview bakavuga ati njyewe ntabwo nshobora kujya ahantu, hari abatajya mu makwe ngo n'abastare, hari abatajya mu miryango, hari abadaca mu mihanda n'amaguru. Nyine ngo umuntu n'umustare, uri umustare se gute? Umustare ikuvuga ngo star ni inyenyeri. Imana yashyize inyenyeri mu kirere kugira ngo itange umucyo uriya kandi abantu bose. Uriya mucyo rero ugira icyo twubakaho haba mu buzima bwacu. Kuvuga ngo ubustare bwawe bugomba kugira impact yubaka abantu, ntabwo ari ubustare just bwo guhunga. Icyo kintu mu rubyiruko bacyumve cyane, kuko uyu munsi ibaze sogokuru wawe cyangwa se yaza ku mustari nkawe adasura abaturanyi, atagusabira donc mu makwe, urumva subwo nkuko ukenera abantu niko bagukeneye. Baho mu kazi ba professional no mu buzima busanzwe, umuntu ube hambo, umuntu umujene, aho gugire izambaraga zo kuba mu muryango, ubafashe, niba ari gukoropa, niba ari gufasha ababyeyi, ahubwo we kuvuga ngo uri umuntu urenze. Nta muntu urenze kuri isi, nta n'umuntu urenze undi rwose, ahubwo Imana igenda iduha, turi inyenyeri zitandukanye. Buriya nkunda ihishurirwa mu kirere habamo inyenyeri nyinshi, ariko nta ibyiga indi, ariko zose zihuza rwa rumuri kugira ngo isi izemo umucyo. So nukuvuga ngo rero nanjye hari impano ufite nawe hari ufite, kugira ngo iyawe imurikire nanjye yanjye kumurikire. Nukuvuga ngo rero wumva ko iyawe irenze, hari icyo utakaza kuko hari icyo nkeneyemo, nanjye hari icyo ngukeneyemo. Nkumva rero nk'urubyiruko dukwiye kwita cyane kuri ikintu ubona isi iri kugenda ikura abantu mu kintu nakwita cy'imibanire myiza cyangwa se sociale. Nukuvuga ngo hari impano ya mbere yahaye umuntu n'umuryango. Mu buzima ntukifuze kuba wenyine, ntukifuze kubaho hari abantu wumva utabana nabo, ahubwo abantu wenda keretse ari abantu bafite nk'ibibazo muri societe ko tubaho kugira ngo hari ibintu bigenda bituma abantu bahungabana, ahubwo umuntu utuma abantu bashobora guhindurirwa amateka cyangwa se ubuzima bwabo guhinduka biciye mu mbuto wera. Ariko atari ubustare ngo bwizina ngo hiti ngo mfite ngo abantu bankurikira ngo mfite ngo ibintu bigacika ngo ndi igihangaje. Nta buhangaje my dear, kuko uretse ubuzima nicyo kintu cy'agaciro ufite mu buzima bwawe, kandi nta control ufite n'Imana. Rero mu gihe Imana iguhaye ubuzima kuri iyi si, ni kugira ngo ugire umumaro ku bantu ndetse no muri rusange. Wow, tonze ubwo n'ubutumwa butandukanye ari guhereza abantu twakwita nk'abantu bamenyekanye, kumva ngo uri umustari, uri kuri hiti, ariko ugahita uhindura ubuzima bwawe bwa buri munsi no mu muryango wawe. Guhinduka si bibi, ahubwo guhinduka neza. Guhinduka neza, wow. Kandi ugakomeza kuba n'intangagaciro z'umuntu, ukaba intangarugero, kubera ko nimba uzwi n'abantu bagakwiye kukwigiraho ibintu byiza cyane. Aha ngaha tonze umuntu ashobora kwibaza, wenda twibaza iki kibazo ariko duhita tuninjira neza muri birashoboka dufatanyije. Aho ngaho turahatinda. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza, se tonze kugeza ubu ni umubyeyi, ni umuhanzi, afite umuryango ahagarariye n'ibindi. Ibyo bintu ubundi birashoboka ko umuntu yabifatanya kandi bikagenda neza cyane rwose cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana risubira ngo genda uko imbaraga zawe zingana, wikora ibyo udashoboye. Ibyo Imana iguhaye gukora n'ubundi nuko ibizi kuzabishobora. Ikindi kintu cya mbere cyiza ni ukuba wowe gukora ibyo wiyumvamo mu gihe cyawe.
ntukore ikintu kubera ko hari pressure yuko abandi bagikoze ko byanze kunze nugera imbere uzagonga kuko wahagurutse nabi ariko iyo uhagurukanye n'Imana ugahaguruka mu gihe cyawe Imana iguha zambaraga yankumva rero ibyo Imana inshoboza gukora n'ubundi ndabikora atari ukubw'imbaraga cyangwa kubw'amaboko ariko kubw'umwuka wera kubw'imbaraga z'Imana ku buzima bwanjye birashoboka rero ko Imana ishaka kuguha inshingano zitandukanye kandi zose ukagerageza kuzikora kandi ukazikora neza zikagira umumaro. Twinjire kuri birashoboka dufatanije hanyuma turebe muri rusange tonze umaze iminsi ubana n'aba bana babana n'ubumuga butandukanye ariko hari byinshi wagiye babona muri aba bana hari byinshi wagiye usanga muri aba bana hanyuma hakaba hari n'ababyeyi badukurikiye no kuri uyu munota ariko akaba afite umwana ushobora kuba nawe abana n'ubwo bumuga ese birashoboka ko uyu mwana yagira umumaro cyane cyane muri societe no mu muryango abarizwamo cyane kuko mpereye ku myaka ishize iyo urebye nk'abana twasuraga nko muri 2012 uyu munsi harimo abahanzi batangaje ngira ngo ibikorwa wenda muri bugende mubona bitandukanye urumva wa mwana niba yaravutse akaba muri za ngune enye gusa nta kintu ntagushaka kumenya nawe atagwaye platform ibaze nawe uba mu nzu wenyine n'ibyaba bikuyemo birapfa birasinzira ariko abana twashije tugenda dukorana n'ibigo bitandukanye babana tukabajyana mu bigo niho kuko twebwe ntago dufite wenda bw'abamenyi bwihariye bwo kwita kuri za mpano dukorana n'ibigo birimo baba specialiste cyangwa se babarimo babihuguriwe babana abakorerwa ubugororangingo ngira ngo mwabonye umusaruro utangaje mu bikorwa tugenda dukorana amakonseri ama exposition atandukanye agaragaza ibikorwa bano bana bakora baraboha barashushanya bakora ama envelope bakora amasabune barabyina ngira ngo muri buze ko n'indirimbo yabo biririmbiye mu rwego rwo kubavana mu bwigunge yitwa Vive Igihugu cyacu aho bashimiye abantu babitaho ubwabo ibaze ku mwana ufite imyaka 24 akaba aribwo abashije wenda kujya guhindurirwa ubuzima uyu munsi nawe iyo hari ukuntu bitameze neza bavuga reka njye muri gym reka njye kureba movie reka njye mu gitaramo ese abantu bafite ubumuga bidagaduriraho n'abantu nkatwe so muri birashoboka dufatanyije rero tugenda tubashakira ama platform cyase n'ibintu bituma babaye panui donc baguka mu tekereze rero ni ikintu cyabaye kiza cyane ngira ngo muragenda muri n'amafoto muri studio ukabona nyine ubuzima bari barimo butandukanye niyo sortie ukabona umwana nyine abashe kuririmba kuri micro agasohora ryajwi murumva amajwi meza bafite abana tubasha kubavana muri cya kigo noneho tukabajyana gusura ikindi kigo kugira ngo ni sortie nyine kugira ngo barebe nyine ese twe mu kigo cyacu bimeze gute n'ababyeyi byarabatangaje nko muri wibone avuga ati narinzi ko umwana wanjye burya ari uri inyuma y'abandi kumbe hari abandi burya uzi ko umwana wanjye nawe yakora gutya umubyeyi nta kintu ni ikintu cyatubereye gushimana cyane kubona nk'umubyeyi ari kubona wa mwana yibazaga ko ari umwana nyine uraha akabona umwana arimo arabyina dufite abavugira inka dufite bande icuranga umubyeyi akabona umwana wari kuvuza gitara akabona umwana wari kuvuza ingoma akabona umwana wari kuvuga imivugo akabona umwana wari dufitemo abapasiteri uyu munsi turifuza rero muri birashoboka dufatanyije ko izo platform kuki habaho ibitaramo ubona birimo abahanzi bamwe cyangwa se insengero zirimo abavuga butumwa ngo tugenda kubona abana bafite ubumuga ari ababwiriza butumwa bakomeye ari ababyinnyi bakomeye ari mu makwe muri dote dufite abavugira inka abo bana rero izo mpano zabo turi kugenda tuzirushaho kuzinoza kugira ngo tubashakire ayo masoko banga uriya mwana mu gihe ntazaba mpari cyangwa se mu gihe ntago nzahora iruhande rwe ariko iyo umuntu umuhaye impamba cyangwa se uburyo yabasha kwiyubaka niyo ntahari ryarunguri iyo ageze mu rugo aragomeza akaboha yageze mu rugo arakomeza agashushanya noneho bya bikorwa byabo twebwe nka birashoboka tubijyana ku isoko tukabishakira kuko ni produit nk'izindi z'amaherena arambarwa ya masupura mu rugo tutegura meza uriya mwana wo kugira ngo yicare yumva ko kuko harimo n'ubugororangingo iyo bakoresha za ntoki iyo bakoresha ya ma precision bakora utunigi vango ya produit kugira ngo biba ibintu biraho twige tubijyana ku isoko ya mafaranga avuyemo kuko abaki ari imiryango ikennye agasubira kubashyigikira ariko nawe mwana kumva ko afite uruhare mu kubaka ubuzima bwe na wa muryango kandi wumve ko hari umuntu ubereyeho kuwufasha oya no ugomba kwishaka niba hari umugira neza uje bishimira Imana ariko nta muntu muri iyi si uriho kugira ngo umubureminge ngo kanaka ngo niba Imana hari umuntu izanye mu buzima kugira ngo gufashe nawe igira uruhare mu gufatanya ariko utumva ko hari umuntu ni nk'aba bantu tubona ku mihanda bari gusabiriza ntabwo ari byo kira ni igisindisha ni ikintu umwanzi satani bavuga ngo yaje kwica kwiba no kurimbura hari byiza bikurimo kuri biriya byiza ufite kugira ngo usabirize genda mu ngo z'abantu umese genda mu bigo rero muri birashoboka tugenda duhugura abantu kugira ngo hari ikiza kikurimo
bari icyo ukore wubaka kandi nawe wiyubaka, ariko atari ikintu cyo kumva ngo ni naho hava amashyari, kumva ngo kana karakora yaranyibagiwe ageze gute. No, nawe wiyubake nk'uko yiyubaka nawe wakwiyubaka, ariko turiho kugira ngo dufatanye nk'uko Imana itagiye dushyira kuri level zimwe, no kugira ngo habeho bwa bwuzuzanye. Rero mu bwuzuzanye nawe baba yakarita nawe ijya mu zindi kuzuza umukino ariko itari hanze y'umukino. Aho umuntu ashobora kwibaza Tonzi, ushingiye kuri iki gihe mumaze mu bana n'aba bana mugenda mureba, hanyuma ugasanga aba bana mu by'ukuri birashoboka ko baba abandi bantu, birashoboka ko hari ubundi buzima babamo, birashoboka ko hari ibintu byinshi bakora, donc igisubizo ni birashoboka ko aba bana nabo bashoboye. Barashoboye ko bashoboye, barashoboye. Hanyuma wenda sinzi ikintu ushobora kubwira umubyeyi ushobora kuba afite umwana cyangwa se bashobora kuba bafite umwana mu muryango iwabo. Birashoboka ko harimo n'ababyeyi bafite babana n'ubumuga ariko akaba adashaka no kumushyira hanze ngo abantu banamumenye, akamuheza ahantu ku buryo uwo mwana asa naho atagaragara. Ababyeyi nabanza vraiment nanabashimire cyane nk'ababyeyi babaye intwari, kuko ni ikintu kitoroshye kiba kikujeho. Ababyeyi turabashimira cyane uburyo mukomeza kwita ku bana banyu kandi mugakora igishoboka, ariko nk'uko twagiye tubona imiryango myinshi kenshi hazamo amakimbirane, kenshi hakazamo imyumvire ngo umwana ni amadayimoni, ngo ibiki ntabwo ari amadayimoni, ntabwo ari ibindi bintu. Uwo mwana ahubwo mufate nyine nk'impano Imana iguhaye, aho kugira ngo wihebe ahubwo ugera abandi. Rero wa mubyeyi wenda wibaza ko ari n'umubyeyi wibaza, rega nawe nta mahugurwa afite yo ko yafata uriya mwana. Hari nabo binanira akavuga ati se ndamufata gute, noneho na bwa bushobozi bwo guhora kwa muganga akabubura, nawe agahungabana mu bundi buryo. Bivuga ngo mubyeyi turahari kugira ngo dufatanye nawe, kugira ngo abo bana ni abacu, ni abanyu, ni Abanyarwanda, kugira ngo dufatanye kugira ngo uriya mwana nawe abashe kugira uburenganzira nk'ubw'abandi, nkuko abandi bajya ku ishuri nawe bashe kujya mu ishuri ariko yigishwe ibijyanye nawe. Ikindi cya kabiri ni ukugira ngo wa mubyeyi nawe wumve ko kugira uruhare rwo kujyana umwana mu bandi nawe birakubohora, kuko uyu munsi niba umwana wirwanaga nawe umunsi kundi ko bari abana kenshi hari n'abakozi batemera kubarera bitewe nuko babakenera isuku nyinshi, n'abana baba bafite biyitumaho, bafite inkonda, bafite uko bateye. Kenshi usanga ari umubyeyi umwe niba yakoraga ariko akazi. Niba byarakubayeho rero mubyeyi, hari ibigo bihari nubwo bikiri bike turacyakora ubuvugizi kugira ngo turebe uburyo habaho ibigo byinshi. Uwo mwana iyo umutwaye mu kigo urabohoka, ukaba waruhuka, wenda waraye ijoro, cyangwa ukajya nawe gupagasa, ukajya mu bundi buzima, ukajya kumufata nimugoroba, noneho wa mwana akanaza nawe yanezerewe. Urumva umuryango nanone hari ikindi kintu cyiza kibaho. Rero birashoboka dufatanyije, turahari kugira ngo dufatanye nawe, kugira ngo bano bana tubentegre, tubashyire mu miryango cyangwa se mu bigo bitandukanye, iza mpano zabo ejo nawe uzishima nubona umwana wawe. Hari nk'abantu budufite batabashaga, twagiye bakururuka hasi bafite ubumuga bukabije, babana n'umugabo kabije, ariko uyu munsi babakoreye kine abana bagenda bararimba bakabyina. Urumva umubyeyi rero ntago wabyifasha wenyine, ariko ikintu cya mbere kibi Satani ntagatume uba wenyine cyangwa ube mu nguni. Jya mu bantu, ngwino dusange tukoriyante. Ntago dufite ibya mirenge, ntago dufite feza cyangwa zahabu ngo tukwizeze ibitangaza, ariko urukundo ni intwari ikomeye Imana igenda ikoresha abantu. Uyu munsi ngiye nshaka kuba ntafite amafaranga yo kuguha, ariko Imana igacisha muri rya jwi ryanjye ukabasha kubona umuntu wafata uwo mwana. Rero muri birashoboka dufatanyije, nyine birashoboka dufatanyije, ngwino dufatanye kugira ngo uriya mwana nawe abashe kubaho nk'abana nk'abandi. Hanyuma wenda turasa naho turi kugenda tunasatira ku musozo w'iki kiganiro twakwita igice cya mbere, kuko tuzakomeza tugende tuganire. Hari byinshi byo kuganira na Tonzi, afite ubutumwa bwinshi, afite ubutunzi Imana yashize muri we. Niba utari urabizi neza ndabikubwiye ngo umeneye ibanga, hari ubutunzi Imana yagushizemo. Donc kuganira inshuro imwe gusa ntago bihagije, ariko Tonzi umuntu ashobora kwibaza se nk'umubyeyi ushobora kuba afite umwana, reka wenda n'aka ngaka tukanyuzeho, nk'umubyeyi ushobora kuba ufite umwana ubana n'ubumuga, ese kugira ngo umwana yisange muri birashoboka dufatanije, biba bisaba iki cyane ku mubyeyi? Nta kintu na kimwe bisaba, ni ukutwegera tukaganira, hanyuma iyo burya abantu mukuri gushira mu biganiro, iyo twaganiriye duhita tumenya icyo umwana akeneye. Kuko tuba dukorana n'ibigo bitandukanye, ni ukuvuga ngo tugufasha koriyanta wa mwana cyangwa se gushyira wa mwana mu cyerekezo kijyanye, kuko umwana ikintu cya mbere bakeneye ni ukuva hahandi. Rero wa mwana tureba nyine ibishoboka, turakorana tukareba utuye hese, ikigo kiri hehe. Kugeza ubu turacyafite n'imbogamizi kuko transport y'abana irahenda cyane kandi iranagoye, kuko ababyeyi benshi usanga baragiye kuba ahantu mu mazu, mu makaritsiye yahendutse, n'ahantu bari kure kandi ibigo biri ahantu hake. Ariko hamwe n'Imana turizera ko Imana izaducira inzira, tukabona amamodoka atwara bano bana, tukabona, ariko byibura duhera ku cyo dushoboye. Hari nabo tubwira ngo imuka,
niba wakodeshaga inzu ibyibura egera ikigo uwo mwana ujye ubasha ni ukuvuga ngo byose bishira muri bwa bujyanama kuko iyo tubonye umubyeyi uko ameze tumuhuza nyine n'aba bajyanama tukanamwereka ama organisation y'ababyeyi aba yaregeye yihuza nawe akabasha kwiyubaka ahuye n'abandi ababyeyi rero muze mutugane muri Rashoka dufatanyije wenda contact zacu mushobora kuzibona kuri website yacu cyangwa se sizire banatanga contact mwatubonaho kugira ngo tubashe dufite amakese menshi dufite ababyeyi benshi kandi Imana iri kugenda n'ukuri ikora gusa ntukabe wenyine kandi uwo mwana ntakabe wenyine iyo uri mu bandi urasusuruka muhuje intego cyangwa muhuje n'icyerekezo hari icyo ubuzima bwawe bwahindura rero dusange utugane hanyuma dukorera Kimironko muri Triumph House wenda se ndaza kubaha telefone kuyivuga biragora kuko hari igihe usanga abantu babipa cyane ariko turaza kureba ukuntu umuntu ashaka kutwanya akongoresha n'imbuga nkoranyambaga wenda ku babyeyi benshi hari igihe baba batabizi kuvuga ngo ndajya kuri Instagram, Facebook yabiba bitoroshye ariko nabaha nimero yanjye kwitanga online ntago biba byoroshye kuko tujya tubikora ariko nyine abantu bakatuderanje reka tugufashe niba bigoranye kugira ngo nanone ariko dufite nimero ya organisation irahari cyangwa se nibitandahari cyangwa se yo adresse nyirizina iki kiganiro kiba gifite nimero umuntu akoresheje ku iyo nimero biroroshye kuba yagera kuri Tonzi nubwo aca kuri iyo nimero kugira ngo nanone tukurinde stress nukuri turabyifuza ariko biratugora ugira gutyo kumva nyine arohamagara ati ndasuhuza ni kuri donc ugasanga bari kuvuga ibintu bidahuye nimero y'isi ya televiziyo ariko ntago wanshatse ndi umuntu woroshye kubona rwose ntago wambura oya nuwakora iki kiganiro mu by'ukuri aciye kuri ra nimero cyangwa se kuri adresse ra nimero tugenda dushyiraho biroroshye kuba yabona Tonzi hanyuma tukabikora kuko natwe nakazi Imana iduhaye kugira ngo tubikore tubahuze na Tonzi tugenda tugana ku musozo hari ubutumwa ushobora kugenera abantu bagenda bakurikira ibikorwa bya Tonzi buri munsi abandi bantu se mu by'ukuri bashobora kugira nihishurirwa cyane dutinde no kuri uyu muryango bashobora no kugira ihishurirwa bakavuga ati mu by'ukuri nanjye hari icyo nakora gushyigikira Tonzi muri ibi bikorwa kuko twese ibingibi turi abanyarwanda kandi tugomba gufasha abana b'abanyarwanda nimba wagize iryo hishurirwa hari n'undi ushobora kuza akaba yafatanya nawe cyangwa se akaza nawe agashyiramo imbaraga kugira ngo nanone dufashe aba bana abantu benshi bose bagiye bakurikira n'iki kiganiro hari ubutumwa donc buri ku mutima wawe mbohereza abo bantu ubutumwa bwa mbere ni ukubashimira mwe mwatumye tubona iyi platform cyangwa se uyu mwanya kugira ngo tubaganirize nshimira Family TV cyane akaba ari n'umuryango wanjye nanayikozeho babimenye ndi mu rugo ndabashimira cyane nshimira abafatanyabikorwa bacu babasha kudufasha kugira ngo ubuzima bwa buri munsi tubashe kwita kuri bano bana nshimira ibigo dukorana bitandukanye yita kuri bano bana nshimira ababyeyi bateri ya mbere kugira ngo bano bana babashe kubashakira uburyo nabo batera imbere kuko ntago twabikora tudafatanyije n'imiryango ndashimira imiryango cyane tworohereza kugira ngo tubashe kwaccessinga cyangwa se kugira kuri bano bana nanashimira n'itangazamakuru muri rusange ko muri abantu b'umumaro cyane kuko uyu munsi nimwe muduhuza n'abantu b'impande zitandukanye ukuvuga ngo rero turahari kugira ngo dukomeze dufatanye hari information nkuko muri buzibone kugira ngo uwaba afite igitekerezo afite icyo yafasha abantu bana organisation yacu irahari kandi abantu bana bakenera ibikorwa bitandukanye bakenera ibikoresho byo kubyisuku bakenera ibyo gukoresha mu buzima busanzwe bakenera amafaranga bakenera ibyo byose tukaba dufite wenda turabaha konte birashoboka dufatanyije ndetse n'ikindi twababwira nuko Imana yagiye ikingura imiryango mu minsi ishize hari ama exposition atandukanye twagiye twitabira ari mu bihugu by'Uburayi ari muri East Africa no kuvuga ngo bya bintu abana bari gukora biri kugenda bikingura imiryango ku buryo ejo cyangwa ejo bundi bazavamo abantu batangaje rero birashoboka dufatanyije ngwino twegere turifuza kuzabona nta mubyeyi n'umwe uri mu irungu cyangwa se uri mu buzima kubera uyu mwana bubi kubera uyu mwana ahubwo turifuza ko uyu mwana abera umugisha umuryango ndetse n'uriya mwana akabaho nkuko Imana yamuremeye kubaho kandi akabaho neza nkuko n'undi wese yifuza kubaho neza murakoze hanyuma wenda Tonzi hari abandi bantu bashobora kuba ari bakuru ariko babana n'ubumuga
butandukanye, ariko bikaba bigaragara ko hari n'impano. Hari bakeya abantu bagiye babona nyine bashoboye, bashobora kuririmba bagacuranga bakagira ute, abo bo nta buryo mwabahuza n'abo bana bandi kugira ngo nabo babere intangarugero? cyane cyane kubera gushize wenda twakoze concert nini cyane twa Spread Love, aho nasangiye stage n'aba bana, ndetse tunashimira n'abantu badufashije cyane. Rwandair yabashije kuduha amatike dutumira umukobwa n'umuguba ku mugani w'Uburayi kugira ngo aze asangize uburyo bwo kwakwibaka. Twabashije kubona abahanzi nka Fabien, nyine n'umuhanzi uhambaye ukoresha gitari. Mwabonye abana uburyo babyinnye, tubasha no kumurika ibikorwa bakora. Rero ibyo byose icyo nababwira nuko bifasha uko tugenda tuba ama platform hazamo na cya kintu cya confidence. Uyu munsi abantu urebye ukuntu iyo twakoze sortie bakora bavuga ngo ejo nzajya aha, ejo bizagenda gutya, bigatuma bafunguka cyane. Rero icyo nababwira nuko ari abo bahanzi baza tugakomeza tugafatanya kugira ngo turanakorana mu buzima bwa buri munsi, aho gukuma izagenda kuko hari igikorwa turi gutegura mu minsi iza gihuza noneho izo mpano mu bigo bitandukanye, n'abo bahanzi biyubatse mbere ndetse n'abandi batarabona platform kugira ngo barahari batangaje. Hari dufite Humura Bande, abana bararirimba biteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo ahubwo tuzagenda tubamenyesha vuba kugira ngo noneho mumenye impano zibarimo, noneho zibashe kugaragara muri bya bikorwa mu buzima bwa buri munsi tubateganyiriza. Rero n'abandi bose araba bumva wenda ashaka uri mukuru ariko utavuga ngo nabigenza gute, ngo muri birashoboka dufatanyije, hanyuma tubashe gusangira umunezero ndetse no kubaka bano bana muri rusange. Harakoze cyane rero Tonzi, niyo twari turi kumwe muri iki kiganiro, tugenda tugana ku musozo, ariko tuzakomeza kugenda tuganira na Tonzi nk'uko bisanzwe, kubera ko kandi ibihangano byanjye bikunze bibashimishe. Yego, n'ibihangano byanjye, indirimbo zirasohoka buri munsi. Bashaka gukurikira kuri channel yanjye Tonzi Rwanda, bagakora subscribe kugira ngo bajye bamenya ibikorwa byacu. Izo ndirimbo rero zose mu minsi ishize nasohoye Isoko, Amatsiko, niwe byose, izo zose rero wenda kubakurikirana social media, kuri Instagram nitwa Tonzi Cleo Official, cyangwa se kuri Facebook ni Tonzi Rwanda. Rero aho hose mushaka kujya mumbona mukamenya ibikorwa byanjye bya buri munsi. Album ni ryari? Album ndi kuri album ya 7 yarasohotse umwaka ya 7 nigezeho. Uro ndi kugenda noneho nkora n'izindi ndirimbo ziri kugenda zisohoka mu cyumweru cyashize, cyumweru 2 so indirimbo zaba ari kuri album yanjye ya 8 yitwa Isoko. Niyo ya mbere itangiriye album ya 8. Wow, ngira ngo rero nitoze twa turi kumwe, twagarutse kuri byinshi bitandukanye, abagiye adufasha asubiza ngo birashoboka ko wakora ibintu byinshi bitandukanye. Tonzi, reka tugushimire kandi Imana iguhe imigisha ikomeze no kugushyigikira mu bikorwa bya buri munsi. Murakoze cyane. Wakoze cyane guhereza abanyarwanda uyu mwanya, wigomwe byinshi, ari byinshi wigomwe kugira ngo uze ubane n'abanyarwanda. Hanyuma kandi nizere ko n'ikindi gihe nitugukenera uzaza n'ubundi dukomeze dufasha abanyarwanda muri rusange. Murakoze cyane. Ikiganiro cyari birashoboka rero, aho tugenda tubagezaho abantu benshi batandukanye bafite ibikorwa byinshi bitandukanye byajya bifasha abantu batandukanye, abanyarwanda muri rusange, urubyiruko, ingeri zose zitandukanye. Ngero wabategura iki kiganiro mba ndi Prince Shumbusho, kandi nkomeza kubizeza kuzakomeza tugenda tubana mu biganiro bitandukanye. Turabakunda kandi tubifuriza ibyiza. Shalom.